badakira ndatwikuye umwuka abarwaye kanseri ndatwikuye umwuka abarwaye liposide bra imitima ndatwikuye umwuka abarwaye za diabete ndatwikuye umwuka hetitopifa bra ndahamagara ijuru mu izina rya Yesu abari bagiye gusenya ndatwikeza imbaraga Satani usenya ingo ndagutwitse ndaguhambiriye guhera isi ya none abishwe n'amadeni ndakubitira umwuka amadeni mu izina rya Yesu rifite imbaraga rifite ubutware mu izina rya Yesu uyu mwuka mwami Imana wo kutakira ndawukubise ndawumenaguye urekura itorero ry'Imana urekura abera b'Imana aya none reka gutinya ibyo ngibyo uri kureba reka gutinya ubwo burwayi buri imbere yawe reka gutinya ayo madeni ari imbere yawe reka gutinya genda ukore peri muzayibona reka gutinya kubera ko Imana izakurinda Imana yanyijije kanseri bamaze kumereza amezi 3 ngo nipfire abadoteri ariko ndashimira Imana haleluya abashitana gutegerereje natangariza ubuzima bwawe ngo ni Imana igutegerereje iyo mitego yose ndagira ngo nkubwire ngo ntago izagufata izafata ubusa ni mureme shote ni mureme tuzamubona uwo mwami mwiza ngobopfobyi ndetse n'ubupfakazi tuzaba tubisezeye. Muraho neza mahoro Imana nabane namwe kandi umugisha w'Imana horaho nubagumeho mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka wera. Wowe utameze neza uraza kumera neza nawe byacanze Imana bicangure. Aha turi nihe aha ngaha mutubona turi ku musozi w'amasengesho, ku musozi abatambye bajyaga bazamukaho Yesu aragendera abandi musanga ahantu hatari abantu. Dore urusaku rurabarembeje n'imiruho irabavunye cyane. Iyi nakageze TV rukora subscribe, like, share na comment. Amahoro y'Imana nabane namwe. Imbere yacu dufite umukozi w'Imana umushumba. Amahoro y'Imana abane nawe. Amahoro y'Imana abane namwe. Tugusanze muri umusozi uri muhamagara Imana. Naendi imbere y'Imana ndimo ndasenga. Hari ibintu byinshi ndi kugenda sengera. Yego. Byange ngo ndetse n'itorero muri rusange. Amen. Ndimo ningingira murimo w'Imana. Tugeze mu gihe kigoye. Yego. Tugeze mu gihe abantu mbona batakaje ibyiringiro. Tugeze mu gihe abantu batakaje kwizera. Tugeze mu gihe abantu batakaje kwera kw'Imana. Nanye naje imbere y'Imana nje gusenga nsengera itorero ry'Imana n'ibyifuzo byanjye kuko mfite ibyifuzo nanjye manyene imbere y'Imana ku giti cyanjye n'izina rya Yesu. Amazina yanjye ni Pascal Kwitonda. Yego. Pascal Kwitonda. Pascal Kwitonda. Pascal Kwitonda. Amen. Turakwakiriye mukozi w'Imana. Yego. Amahoro y'Imana nabane nawe. Amen. Urasa neza, wambaye neza, uri ubwiza bw'Imana. Byose no kubera Imana. Katonda kwemukisa. Yeah. Amen. Pascal rero. Yego. Turakwakira abakozi bakageze TV ndagira ngo Pascal mumukunde cyane, arakunditse, ni umugabo mwiza cyane. Pascal, mbere ko dusenga, arya ufite ubukwe ryari? Mfite ubukwe ejo bundi ku itariki 18 z'uku kwezi turimo kwa 10. Nibwo nzakora mariage imbere y'Imana. Tutaratangira kugira ngo hari n'abantu badasoza ikiganiro. Idutanga nimero yawe wagushaka aho yakubonera. Nimero wamboneraho cyangwa se bamboneraho yo kuri WhatsApp ni 078 karindwi 01 3 wisubiremo 078 77 01 357 078 karindwi
0135 Imana iguhereje umugisha wamutera inkunga wabana nawe mu bukwe yamushakira kuri iyo nimero kandi turabizi muri abana beza. Pascal tangira udusengera Imana twandike n'ikiganiro. Reka dusenge Imana mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Buri muntu wese udukurikiranye ahari anyemere tujyane muri uyu mwanya wo gusenga. Reka dusenge Imana Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze, ibyo ushima ndetse n'ibyo ushaka bibere muri iyi si kandi ndetse n'abera bose. Muri kano ka mwanya tuje imbere yawe Mana, twirukanye imbaraga zose z'umwijima, twirukanye imbaraga zose z'abadayimoni, dufashe imbaraga zose zigendera mu biyaka, twizeye mu izina ryawe Kristo. Amen. 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 Ka tuganira ijambo ry'Imana, Imana ishize ku mutima wange. Tugiye gusoma ijambo riboneka mu gitabo cya Yesaya ibice byaho 61 mu izina rya Yesu Kristo. Ndagira ngo nangarize umuntu wese nkurikiranye cyangwa se yaba abanyarwanda, abanyarwandakazi, yaba abanyamahanga bari ahantu hatandukanye, kugira ngo mbatangarize ubutumwa Imana yamaye bugira buti nimuhumure kuko Uwiteka uyu mwaka hari umwaka w'imbabazi ku buzima bw'abantu b'Imana, kuko ni umwaka Imana ije gukoramo ibintu bikomeye cyane. Reka dusomere ijambo ry'Imana turyifashishe turisengeramo. Yesaya 31 heading y'amagambo iravuze ngo umwaka Uwiteka azagiramo imbabazi. Umwuka umwami Imana ari kuri nge, kuko Uwiteka yasize amavuta ngo mbwirize abagwa neza ubutumwa bwiza, yanumye no kuvura abafite imvune mu mitima, no kumenyesha imbohe ko zibohowe, no gukingura abari mu nzu y'imbohe. Nimumvugire ngo amen. Kandi yanumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka n'umunsi Imana yacu izahoreramo inzigo, no guhoza abarira bose. Mumvugire ngo amen. 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 Reka tuganire kwa rino jambo cy'Imana. Amavuta muri mbyuzi mwuka ngo reka gutinya ibizakubaho, ngo reka gutinya ibizakubaho, Imana irakurinda. Reba ubushake bw'Imana gusa, Imana irakurinda, Imana irakurinda. Iminsi yose mu nzira ucamo iraguhaza amahoro, Imana irakurinda. Uyu muribyi yarari mu bihe bitamworoheye, yarari mu bihe bigoye cyane, ariko ngari imbere y'Imana ari gusenga, ngo yumve ijwi ryamumanukiye, ngo yuzure umwuka wera. Haravuga ngo mwana wanje reka gutinya ibizakubaho, reka gutinya ibizakubaho, Imana irakurinda. Ndavugana nawe unkurikiranye iyi saha ya none. Reka gutinya ibyo ngibyo uri kureba, reka gutinya ubwo burwayi buri imbere yawe, reka gutinya ayo madeni ari imbere yawe, reka gutinya. Genda ukore peri muzayibona. Reka gutinya kubera ko Imana izakurinda. Reka gutinya ababarozi, reka gutinya. Reka nkubwire, buretse gukura y'amaso, kubera ko Imana igambiriye kukugirira neza. Imana igambiriye kukugirira neza. Ngo yari yihebye, Imana ngiramubwira ngo n'ubukene bwawe ndabuzi, ariko Imana izakurinda. Haleluya. Bishatse kuvuga iki? Wowe wihebye, wowe ubona nta nzira ihari, wowe ubona nta gisubizo ubona, namuzaniye ijambo rivuga ngo Uwiteka akugiriye imbabazi zikomeye cyane. Nubwo abantu bagutaye, nubwo abantu bakuvuyeho, nubwo abantu bana batakwitayeho,
ariko ntabwo Imana yigeze iguta, ntabwo Imana yigeze kureka, ntabwo Imana yigeze kuvaho. Biravuze ngo komeza uyizere, uyigirire icyizere. Mumvugire ngo amen, mumvugire ngo amen. Ubundi dore ikintu kigoye, haleluya, abantu bananiwe gutegereza, bananiwe gutegereza icyo Imana yavuganye nabo. Ariko Imana yambwiye ngo wewe wari utenebutse, wewe wari ubivuyemo, wewe wari ucitse intege, wowe wacumujwe n'abantu batandukanye. Ikibazo si abantu, ahubwo ikibazo ni Satani. Nagira ngo nkubwire ngo ntuwishundike abantu, ahubwo umenye ko Satani ari we mwanzi wawe. Satani niwe mwanzi wawe, Satani niwe mwanzi wawe. Biriya tubwiye ngo umwuka w'Uwiteka ari kuri nge, ngo mbwirize ubutumwa bwiza, ngo mbwirize ubutumwa bagwaneza, ngo n'abafite imvune zo mu mutima n'abihebye, ndavugana n'umuntu urwaye guhera ibisahe none. Ndagutangariza neza ko imbaraga zibohora, imbaraga zikiza zimanukiye ubuzima bwawe. Ndavugana nawe umaze igihe kinini usengera urubyaro wararubuze, ndagira ngo nkubwire ngo uyu ni umwaka w'imbabazi, uyu ni umwaka wo gusigwa, haleluya, ku buzima bwawe. Ndagutangariza ngo ibitemeraga bigiye kwemera, ugiye gusama, ugiye gutwita, uzabyara impanga mu izina rya Yesu. Ndavugana nawe ushaka kugura iyo nzu, wabuze amafaranga makeya, Imana igiye kukuremera igitangaza gikomeye, ugiye kubona ineza y'Imana. Haleluya. Numva ijwi ry'Imana rivugana nanje. Wowe uri aho ngaho mu cyumba uri wenyine, wowe uri gusenga, ndabizi neza ukimara kureba uramenya ko ari wowe. N'Imana irambwiye ngo ninkubwire ngo agahinda wari ufite Imana ikagukuyeho, umubabaro wari ufite Imana iwugukuyeho mu izina rya Yesu. Mana we turagushimiye, turaguhimbaje. Uri Imana igira neza, uri Imana ibohora indushi, uri Imana ibohora abarushe, uri Imana ikiza indwara. Reka nkubwire, n'ahantu hari Imana itakura umuntu, n'ahantu heza Imana itageza umuntu. Njyewe turimo tuvugana, Imana yanyijije kanseri, bamaze kumereza amezi 3 ngo nipfire abadoteri, ariko ndashimira Imana. Haleluya. Abashitani gutegerereje, ndatangariza ubuzima bwawe ngo ni Imana igutegerereje. Iyo mitego yose ndagira ngo nkubwire ngo ntabwo izagufata, izafata ubusa mu izina rya Yesu. Ngo nimureme nshuti, nimureme tuzamubona uwo mwami mwiza. Ngo ubupfubyi ndetse n'ubupfakazi tuzaba tubisezeye. Oh, nimureme nshuti, nimureme tuzamubona uwo mwami mwiza. Ubupfubyi ndetse n'ubupfakazi tuzaba tubisezeye. Ndagutangariza ako gahinda, ubwo bupfubyi, ubwo bupfakazi buzarangira. Ndagutangariza ko umwami w'abami Yesu Kristo
uyu mwaka ni umwaka aje kukugirira ibambe, uyu ni umwaka aje kukubohoreramo, uyu ni umwaka aje kukwemeza abatakwemeraga, uyu ni umwaka aje guhindura amateka. Ndata elase edo ebo evayi edrome, ndavugana nawe ufite umutwe udakira, umaranye igihe kirekire, warivuje biranga, wagiye hanze biranga, ariko ndatangariza ubuzima bwawe hari imbaraga zibohora zimanukiye ubuzima bwawe mu izina rya Yesu. Akira gukira, akira kubohoka, akira kuba muzima mu izina rya Yesu. Mbega urukundo rw'Imana yacu nawarondora uko rungana, rusumba ukwezi, rusumba izuba, kandi kuzimu rugerayo. Watumye Yesu haza mu isi yacu, ngw'indushya turuhure. Haleluya! To ela hene totitano ela siedone. Urukundo rw'Imana, Imana idukunda, ngo nirwo rwatumye Imana itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo uzamwizera azahabwa ubugingo buhoraho. Ndatangariza ubuzima bwawe yuko Imana yicaye ku ntebe yayo yera yo mu ijuru, iri kumwe n'ibizima, iri kumwe n'abamarayika, iri kumwe n'abakerubi. Haleluya! Yitegereje irareba, ireba imihangayiko umazemo igihe kirekire, ireba agahinda umazemo igihe kire, iravuga ngo manuwe no kukurengera, manuwe no kukuvura imvune ziri mu mutima wawe, manuwe no kugukiza izo ndwara, manuwe no kugukura iyo kanseri, manuwe no kugukura ubwo burwayi bwa sida, manuwe no guhindura amateka yawe. Ndagira ngo ntangarize ubuzima bwawe. Umaze igihe kinini ku musozi utegereje urushako, Imana igiye kuguhuza n'uyaguteguriye, muzabana iteka. Reka kwiganyira, reka kwiheba. Imana ije gukora, Imana ije gukora, Imana ije gukora. Uyu ni umwaka Imana igiye kwiyerekamo abantu bayo bayitegereje, kandi babona ko yatinze. Ndagira ngo matangarize ntabwo Imana yigeze itinda, ahubwo Imana ije gukora ibikomeye ku buzima bwayo. Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ikomeze ibarengere intambara izo muzi n'izo mutazi mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo nuko ngo bene igihugu ngo bamaze kwitegereza uno muntu ngo bacana umuriro, uwo ni Pawulo, ngo yota uno muriro. Amaze kota uno muriro, ngo igikuruka kiva muri uwo muriro kimufata ku gikonjo. Ngo baravuga ngo umva noneho nubwo yambutse ino nyanja, ayambuka ino nyanja, ntago noneho iri bumukundire kari bubeho. Bishatse kuvuga iki? Abana b'abantu baguteze iminsi, imiryango yakuvuyeho, abakomeye baragutaye, ariko ndagutangariza neza ngo Imana igiye gukora ikintu gisha ku buzima bwawe. Imana igiye gukora ikintu gisha ku buzima bwawe, ku buryo umuntu wese uzakireba azavuga ngo wa muntu wasenze Imana. Imana iremye ishimwe riramba ryivugira mu izina rya Yesu. Haleluya. Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Rero ndagira ngo nkubwire ngo reka gutinya kandi reka kwiheba, wizere Imana. Imana ishobora byose. Tugiye gusenga Imana,
tugiye kwinginga Imana unyemerere wowe unkurikiranye dusengane muri kano ka mwanya aho waba uherereye hose uce bugufi mu mutima wawe tugiye gusenga Imana uce mu mutima wawe dufatikanye dusenge kandi nabizi neza ko ari Imana iraza gukora. Data wa twese uri mu ijuru uri Imana nziza kandi gasakarande ducagaguye imigozi yose buri muntu wese mwamutuye muri iyi si mushize imbere y'ubwiza bwawe ndamwubakaho urukuta rw'amasengesho ndarubetonesha imbaraga z'amaraso ya Yesu Kristo igitero cyose ndagikubitisha imbaraga z'umusaraba duhamagaye kubohoka kuva ku Uwiteka duhamagaye imbaraga zirema duhamagaye imbaraga zikiza titano shewi edone paisidrai Uwiteka nyiringa Imana ngahore kunyemerere kano ka mwanya wongere umubare mwami w'abakizwa wongere umubare mwami Imana w'abana bawe ugabanye umubare w'abarimbuka mu izina rya Yesu Kristo. Satani n'abadayimoni jambo ryaravuze ngo mwami Imana nyiringa Imana ngo tuzabari batya munsi ibirenge byacu dukandagiye Satani wananisha abana b'Imana tuba muri basa mu izina rya Yesu dukatagura imigozi yose yari iboshye itorero ry'Imana mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. mwami turagushimiye rero kuko imirimo n'ibitangazo dukoreye ndagushimiye mwami duhamagaye imbaraga z'amafaranga kuba yakeneye Uwiteka ubagiriye neza ubereke muri byose mwami mu izina rya Yesu. Ibi byose mbisabye nizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Urakoze cyane kandi turagushimye cyane. Amen. Reka tuvuge ngo urakoze cyane. Amen. Amavuta y'Imana kuriho bakongera batanga nimero nta kibazo kugira ngo muri aya mavuta abantu bagushyigikire kandi abantu babane nawe. Nimero yange ni 078 7 01 357. Ongera isubiremo. Amazina ni Kwitonda Pascal. Kwitonda Pascal. Reka tugushimire. Murakoze cyane. Ubu dukurikiranye iyi Nakagezi TV wakora subscribe, like, share na comment kandi ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao. Shalom shalom. Asante. Shalom. Ndakubita ubugumba ndakubita kutabyara werisa Satani wafashe itorero ry'Imana ndamenaguriza imbaraga ndamenagura abantu bazimu bafashe akazi k'abana b'Imana bafashe mwami ngo zabo bafashe amasezerano yabo mu izina rya Yesu. Satani ndategetse guhera isaha rekura ubuzima bw'abana b'Imana rekura urushako rw'abakobwa rekura abafiyanse babo rekura mu izina rya Yesu rekura imikorere yabo rekura bizinesi zabo rekura ibihe byabo byo gusenga rekura ibihe byabo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti rifite imbaraga. Ndategetse guhera uyu munsi umwuka w'itorero ry'Imana ndategetse kugira ngo Satani arekure guhera kano ka mwanya ndamukatagura ndasenze mu izina rya Yesu. Ndahamagara ijuru ndahamagara ubwami bw'Imana ndategetse mu izina rya Yesu guhera isaha none perimeza abera b'Imana zagiye zifatwa ndazibohojeje magaze kuri uyu musozi. Ndahamagara ijuru ndahamagara Imana guhera kano ka mwanya mu izina rya Yesu. Ndasenze ndakubita Satani guhera isaha uteza uburwayi aba barwayi ndabasengeye wambara gwezi bafashe ndagukubise ndagumenaguye rekura abera b'Imana mu izina rya Yesu. Abarwaye za sida ndasenze guhera isaha none nibakire gukira ndatwikuye umwuka. Abarwaye kanseri ndatwikuye umwuka. Abarwaye leposide bra imitima ndatwikuye umwuka. Abarwaye za diabete ndatwikuye umwuka. Hetitopifa ndahamagara ijuru mu izina rya Yesu. Abari bagiye gusenya ndatwikeza imbaraga. Satani usenya ingo ndagutwitse ndaguhambiriye guhera isaha none. Abishwa n'amadeni ndakubita umwuka w'amadeni mu izina rya Yesu rifite imbaraga rifite ubutware mu izina rya Yesu.
uyu mwuka mwami Imana wo kutakira ndawukubise ndawumenaguye urekura itorero ry'Imana urekura abera b'Imana mu izina rya Yesu ndafatamiriye izi imbaraga zose zirwanya abera b'Imana mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti guhera isaha none reka mwami buri muntu wese mu rwe ruhande yakira igitangaza kivuye ahera yakira igitangaza kivuye imbere y'Imana mu izina rya Yesu bakire kubohoka bakire gukira abanirwa n'abadayimoni ndafata abadayimoni ndabakubitawe ndabirukanye mu izina rya Yesu guhera isaha uyu mwuka w'inzara ndawirukanye mu bana b'Imana uyu mwuka w'ubukene ndawirukanye uyu mwuka de paeleha eloerasi wo kudakizwa ndawirukanye uyu mwuka wa shitani uyu mwuka wa antikristo uyu mwuka wa eliminate uyu mwuka wa dayimoni ndawirukanye mu itorero ry'Imana mu izina rya Yesu Uwiteka we ngaho kora ibitangaza abantu batangare kora ibikomeye mwami abantu bakumenye niwe mwami ukomeye mu izina rya Yesu nirukanye impfu za hato na hato impfu zitunguranye ndazirukanye mu izina rya Yesu ndahamagara ubwami bwera ndahamagara ijuru mu izina rya Yesu ritwikira abera b'Imana ndagushimiye kuko byumvishije ibi byose mbisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti amen. Hallelujah, hallelujah. Ndabakunda cyane Imana ikomeze kubarinda kandi Imana ikomeze kubaha umugisha mu izina rya Yesu dukomeje kuguma mu mwanya wo gusenga no kwinginga cyane. Iki ni igihe cyo gusenga ni igihe cyo kuba maso ni igihe cyo kuba imbere y'Imana kandi ijambo ryaravuze ngo nabaza nzagutabara. Iki ni igihe cyo gutabaza Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu amen.